Ese ninde utangiye kujya yohereza darilene impano? Mbahaye ikaze kuri channel yacu Impanga Films. Niba uri mushya nkuko mpora mbibasaba, kanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo ujye ubona ibiganiro tubagezaho. Nanabiseguraho rero tumaze iminsi tutabagezaho ubusesenguzi, ariko ikibazo namwe mwarakimenye. Twari twaragize ikibazo cya production ariko cyararangiye, filime yabagezeho, ari nayo mpamvu rero tugiye kurebera hamwe uko yagenze. Ubwo duheruka rero muri episode ya 71, Darilene yicaye mu biro bye, yicaye muri ofisi ye aho akorera, abona umukozi we amuzaniye indabo, impano zigizwe n'indabo nyine, ariko harimo n'akabox kare karimo igitenge. Nahita nibaza nti ese ninde wamuzaniye impano? Muri komenti mumbwire uwo mutekereza, muratekereza rinde? Ariko njyewe icyo nababwira nuko Darilene, umuntu wamuhaga impano, uzi ibintu akunda, uzi uko areshya nuko yamugurira nyine impano, twese turamuzi. Uwo muntu ni Derek. Derek niwe muntu wamuhaga impano buri gihe, kandi namwe murabizi neza, munabyibutse neza, Derek niwe wamuherezaga impano buri gihe. Ariko Darilene kuri iyi nshuro ntabwo yatekereje ko ari Derek, kubera ko haje nyine igihuha kivuga ko yapfuye, ariko mu by'ukuri ntabwo twigeze tubona apfa cyangwa bamuhamba. Ariko ku rundi ruhande hari uwitwa Kamariza. Kamariza namwe mwamubonye, wagira ngo hari icyo apfa na Jonathan. Yahise abyegeka kuri Jonathan, aravuga ati Jonathan niwe uri kohereza izi mpano. Ariko twebwe twabibonye, twe tukurikira iyi filime, Jonathan ukuntu ameze, ukuntu ateye, ntabwo yatinyuka kohereza impano Darilene. Ariko kubera ishyari, kubera sinzi uko nabivuga, kubera reka mvuga ishyari Kamariza afitiye Jonathan, atekereza ko Jonathan ari we ugiye kwegukana iriya supermarket Darilene yamuhaye ngo abe yicunga. Aho agezeho atangira kuvuga ati Jonathan buriya utangiye kujya agemura inyama ahangaha, ndetse yanakizeho akantu kavuga ko ngo yaba aza akagenzura, agafata utuntu twose, ngo ibyabuze, ngo ibyatakaye. Ariko ibyo twese turabizi ko atari byo, turabizi ko atari byo. Ashaka ahubwo we kwiba, ashaka kwiba Darilene wamwizeye, akamukura mu cyaro. Bakunzi bacu mutubwire muri komenti, ese muratekereza iki ku muntu waba warakwizeye akagukura ahantu habi, ndetse ukabona abana na musaza we, ariko ukamushyiramo imyumvire mibi, ukamubwira uti mushiki wawe yaratuzanye ariko watugize abakozi, ukibagiza neza ko aho wavuye mu cyaro nta kazi wagiraga. Uwo nguwo niwe twita Kamariza. Kamariza arimo arashaka kwiba Darilene supermarket, aho yabwiye umugabo we, musaza wa Darilene, aramubwira ati twatangira kujya dukuramo utuntu duke tukajya kwifondera botike mu cyaro. Mutubwire muri comment uko namwe mubitekereza. Ese iki gitekerezo cya Kamariza ni igitekerezo kimwe, muri gitekerezaho iki? Ese mubona ingaruka zizabagira hari izihe umunsi Darilene yamenye iby'uyu nguyu, aho atangiye gufata inshuti ye Jonathan, afata inshuti ya Darilene kuva kera? Mbibutse Darilene azi Jonathan kuva kera. Ibintu Kamariza ari kuvuga sinzi ko Darilene yabyemeye. Nanone tukongera tukibaza tuti ese yaba ari Jonathan yabagamije iki? Mutubwire muri komenti uko namwe mubitekereza. Ariko rero dufite urundi ruhande, nakwita ko ari rubi, uruhande rwa Rugero, umugabo wa Darilene. Nawe amusanga mu biro, aramubwira ati Darilene, ibyo ugize byose ugomba kumpa umwana wanjye cyangwa abana banjye ukabansubiza.
ese Darilene arafata abana be asigaranye aba basubize Rugero bizakunda? Mutubwire muri komenti, murabona yabatanga cyangwa atabatanga? Mutubwire nk'abantu mudukunda kandi mukunda iyi filime, mutubwire uko namwe mubitekereza. Ariko Rugero yaramubwiye ati niba utankunda, niba ushaka divorce, ntabwo wagumana ibyanjye, rero ugomba kubimpa byose kuko wowe n'abana banjye muri ibyanjye, muri ibintu byanjye, ariko nkeneye abana banjye. Darilene ati nawe ese mbaguhaye aba bana nkabaguha wababasha? Wirirwa mu bagore, wirirwa muki? Ako kantu natwe twumvisha atari sawa. Ubwo Darilene sinzi ukuntu nyine nawe byamujemo, ahari byaba ari uburakari. Ese yababasha cyangwa byamuyobera n'undi nawe akongera akaba musubiza? Ariko Darilene yongeyeho ati niba ushaka kwita ku bana bwa mbere na mbere, cyangwa banza ujye kwita kuri nyoko, aragukeneye cyane. Murabona iyi ntambara ya Rugero na Darilene iyo izarangira ite? Tubwire muri comment, musharinge, mulayikinge. Ariko ikintu cya mbere dukeneye ibitekerezo byanyu, uko mutekereza iyi filime. Mbese nyine mutubwire uko namwe mubyumva. Turabakunda cyane. Njye nk'ibisanzwe nitwa Hek ubagezaho ubu busesenguzi. Bye.